raso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwinshi niwe mera kujya ugengwa nawe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Kadushimira Imana yuko akomeje kuturinda ndetse namwe ikaba igikomeje kubarinda, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Tugarutse rero ahantu twari twasoreje ubushize niho tugiye gukomereza, ariko mbere yuko dutangira hano dufite abandi bantu bashya katubabwire bivuge, noneho duhite dutangiza indirimbo y'193 turahita dusaba Eli adusengere. Yesu ashimwe. Nitwa Niyonzima Eli, Uwiteka aduhana umugisha. Amen. Murabona neza bavandimwe, turashimye. amazina ni Ngabo Gasore, nejejwe no kubana nawe. Amen. Reka dutangize 193 ivuga ngo mbese urumva ushaka gutunganira Yesu? Mbese urumva ushaka gutunganira Yesu, ngugendane nawe mu nzira ntoya, akwikorerera imitwaro yawe yose, emera ugengwe nawe, aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwinshi niwe mera kujya ugengwa nawe. Mbese urashaka kwa kubatura mu byaha ngo aguhe amahoro yo mu mutima, ajya kuramira we guhora ugwaguza, emera ugengwe nawe, aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwinshi niwe mera kujya ugengwa nawe. Mbese urashaka kugabana k'ubugingo ngo wibere mu bwami bwo mw'ijuru, urashaka kumaramaza muri byose, emera ugengwe nawe, aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwinshi niwe mera kujya ugengwa nawe. Data wa twese, mwungere ubugingo bwacu, nyagora ku ngoma, izina ryawe nirishimwe. Amen. Tugushimiye iki gihe cyiza uduhaye cyo kwiga ibyanditswe byera. Ni ukuri mwami, habwa icyubahiro. Amen. Washizeho gahunda yo kwiga kugira ngo tubashe kunguka ubwenge buva kuri wowe, bidaturutse ku buhanga bwacu, ahubwo biturutse kuri Mwuka Wera, maze ngo dusobanukirwe n'inzira y'agakiza, dusobanukirwe n'uburyo waducunguye, dusobanukirwe n'uburyo watugiriye neza binyuze muri Yesu Kristo. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Ndararitse cyane kugira ngo Mwuka Wera agendere imitima yacu, ndetse n'abazakurikira iki cyigisho, kugira ngo uzabahereze mwuka wo gusobanukirwa ubuntu bwawe buzana n'irabantu bose agakiza. Izina rya Yesu. Amen. Rakoze cyane. Ubushize rero
twagarukiye kuri Mukristo bamaze kumurangira inzira, bari kumurangira umusozi, noneho avuga yuko awubonye, icyo gihe yari yemeye kuyoboka inzira bari kumubwira. Aha rero barakomeje baravuga ngo bwenge bw'isi ati komeza inzira ikikiye uwo musozi, inzu uri bubanze kugeraho niyo ye. Nuko Mukristo ateshwa inzira ye, akomeza inzira ijya kwamwikirisha amategeko kugira ngo amufashe. Maze ageze hafi y'uwo musozi abona utumbagiye cyane, kandi abona uruhande rwawo ruhereranye n'inzira rubogamye cyane, bituma atinya gukomeza kugenda kugira ngo umusozi utamugwira. Nuko arahagarara ayoberwa icyo ari bukore, kandi umutwaro we urusha kumuremerera uko wamuremereraga atarateshwa inzira. Kandi uwo musozi urabya ibinimi by'umuriro kuva 19 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Agira ngo agiye gushya, aratutubikana ahinda umushyitsi. Abaheburayo 12 umurongo wa 21. Atangira kwicuza kuko yumviye bwenge bw'isi. Uwo mwanya abonye umubwirizabutumwa aza aho ari, agira ipfunwe, maze umubwirizabutumwa aramwegera, amugezeho amureba igitsure gikomeye, aramubaza ati wazanywe n'iki aha? Mukristo araceceka ntiyagira icyo amusubiza. Ahangaha twabonye ko Mukristo baramuyobeje bigera aho yemera, kuko bamubwiye yuko yari amaze kuwo bwenge bw'isi yari amazemo igihe, bituma Mukristo amwumvira. Ahangaha twabonye ko bwenge bw'isi ari abantu bashobora kuba bamaze igihe mu by'Imana ariko nyine batarahindutse. Turebe yuko hari ikintu mwadufasha ahangaha kugira ngo dusobanukirwe biruseho kuri bwenge bw'isi. Ndetse twabonye ubwashize, twabonye uburyo bwenge bw'isi yari umuntu rwose w'umunyangeso nziza ku rwego rukomeye cyane, kuko yajyaga kwamwikirisha amategeko kugira ngo izo ngeso nziza zikomeze gukura. Ariko kuba umuntu afite ubwenge bw'isi ntabwo ari byo bimuhesha agakiza, kubera ko tutabona gukira binyuze mu bwenge bwacu bw'isi. Wenda iryo somo narisoma noneho mugakomeza gutanga inyunganizi kuri iki cyigisho kuri bwenge bw'isi. Isomo riboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto, igice cyaho cya mbere umurongo wa 18. Ndamanuka hepfo gatoya, mwumva ukuntu havuga ku bwenge bw'isi ko abantu batamenya Imana bitewe n'ubwenge bwabo bw'isi, ahubwo bamenya Imana kubw'umwuka w'Imana uri muri bo, kandi umwuka w'Imana uhuye n'ijambo ry'Imana. Baravuze ngo rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18, ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge arihe? Umwanditsi arihe? Umunyamaka wo muri iki gihe arihe? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu. Umurongo wa 21 hakavuga ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza. Hari ikibwiriza yari yahawe cyamuteye kujya muri iyi nzira, ari nacyo cyigisho twarebye ubushize, kiramutera kuza muri iyo nzira. Ariko ageze kuri bwenge bw'isi aramuyobya, aramubwira ati ngo uriya muntu wakuyobeje nuwaye, ahubwo inzira igana kukwikirisha amategeko. Muri ubwo buryo rero yishingikiriza ku magambo ya bwenge bw'isi. Nyamara umuntu ashobora kuba amaze igihe kirekire mu nzira, ariko kubw'imbaraga y'Imana itari muri we, kuko yashatse kwikirisha ubwenge bw'isi, iyo nzira akayiyoba. Ariko ubwenge bw'Imana nibwo buhesha abayizera gukizwa. Arakoze cyane.
ese ashimye aya magambo arakomeye cyane ku buryo ki dukwiriye kubitekerezaho mu buryo bwimbitse. Wenda umuvandimwe umaze kudusomera ririya somo rigaragaza uburyo Imana yemera gukirisha abantu ibibwiriza bimeze nk'ubupfu, ariko si uko Imana ubwayo ariko iteye, ahubwo ubwenge bwacu bwarangiritse ku buryo ki Imana yemera kujyana ibitekerezo, gutanga ibitekerezo bisa naho biciriritse, ariko kubera ko ari byo dushobora gushyikira. Rero uyu mugabo ubwenge bw'isi yari ashaka kuyobora uyu mukristo cyangwa se uyu mugenzi wagendaga akurikije inzira yaciyemo, ariko wenda kugeza ahangaha dushobora kwibaza impamvu uyu mugabo atagira umugisha muri iyi nzira yari yinjiyemo. Ubushize nabwo twarabibonye, impamvu iduteye guhaguruka niyo ishobora gutuma urugendo turugenda neza cyangwa tukarugenda nabi, bigendanye n'umutwaro yari afite. Hariya kuri uriya musozi ntabwo yashoboraga kuhagira amahoro, wenda turaza kubyitegereza, ariko umutwaro yari afite naho yari agiye ku musozi aho amategeko ari. Amategeko agaragaza ibyaha, kandi ibyaha, amategeko iyo agaragaje ibyaha bidutera gupfa. Kandi hariya kuri uriya musozi nta musaraba wari uhari. Niyo mpamvu rero Mukristo byari bimukomereye, kubera ahantu yari ageze ntabwo ariho yagombaga kujya. Rero tubyumve neza, ba bwenge bw'isi nk'uko mushiki wacu yabivuze, mu itorero barimo kandi barabwiriza, ariko batuyobora inzira banyuzemo. Ariko niba yikuyobora wikoreye umutwaro ntabwo uzahakirira, uzahora wumva ufite ibishinjamutima, kandi Kristo yifuza kukurokora. Murakoze cyane. Mu by'ukuri uyu bwenge bw'isi yayoboye Mukristo inzira yo kumuyobya, kubera yuko umubwirizabutumwa yamuhaye umuzingo. Amaze kubona iby'uwo muzingo, amenya yuko umudugudu arimo ari uwo kurimbuka. Icyo Mukristo yakurikijeho, yabibye abavandimwe be, umudamu, abana, nuko babona yuko ari uwo gusara, ari umuntu wataye umutwe, baramuryamisha, nuko abona n'ubundi nta cyahindutse, abona n'ubundi ari uwo kugenda ngo atangire urugendo. Hari ikintu bwenge bw'isi yatumye Mukristo atinzira, yumvishe iyo nzira imurya isata burenge, harashobora kumuyobora kwamwikirisha amategeko kugira ngo ya nzira irusheho koroha. None iyi nzira bwenge bw'isi yari yaraganye yari imeze ite? Uyu bwenge bw'isi yari yaraganye inzira ibasha kumubwira ibishobora kumunezeza ariko ntibimukize icyaha. Noneho ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ni naho ngo n'amadini y'igipagani menshi ngabwiriza iby'ubwo buntu. Hari ikintu cyambabaje muri iyi ngingo. Mubwirizabutumwa yari yarigishije Mukristo, Mukristo arangaraye gatoya yibagirwa iby'iyo nzira. Ariko hari ikintu ngiye kubasomera kuri iyi ngingo. Igihe cyose twabumbuye ibyanditswe byera, tukabisuzugura, tukarangara gatoya, Satani yiteguye kuturya ndetse akatuganisha mu nzira itandukanye niyo twari twatangiye. Hari ikintu twavuzeho ubushize, abavandimwe bagarutseho cyuko uyu bwenge bw'isi yari umusaza, kandi ku muntu ari umusaza atakurikije ijambo ry'Imana ntabwo ari igihamya cy'uko dukwiriye kumukurikiza. Ko ariko umuntu wese wabumbuye ibyanditswe byera muri Zaburi 119 ku murongo w'ijana ku 104 handitswe ngo ndajijuka nkarusha abasaza kuko njye nitondera amategeko wigishije. Njye ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Simva mu mateka yawe kuko ari wowe wanyigishije. Igihe cyose twigishijwe na mubwirizabutumwa ari we Kristo, tukarushaho kuyoboka iyo nzira, nta kabuza ntabwo tuzayoba. Kuri iyi ngingo yumvikane neza, tuhave kuri iyi ngingo ya bwenge bw'isi. Uyu bwenge bw'isi tumusobanukiwe neza. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyaho cya 3 umurongo wa 7 hari amagambo akomeye cyane avuga yuko bahora biga ariko ntibagira ubwo bamenye ukuri. Nabahora biga ariko ntibagira ubwo bamenye ukuri. Bavandimwe, uyu bwenge bw'isi twabonye neza yuko n'igihe yari kubwira Mukristo iby'inzira aho arajya gukurirwaho uyu mutwaro, twabonye neza yuko yamubwiye yuko nawe amaze igihe kirekire, kandi ngo n'ibyo mubwiriza butumwa yamubwiye ibyo ngo yabwiye Mukristo ngo nuko umushuka. Ariko aho yari kumuganisha ni ahantu hirimbukiro hateye ubwoba cyane, ariho tugiye kugera. N'ikindi kandi dushobora kumva ahangaha gikomeye cyane ni uburyo Mukristo yari yarabwiye iby'iyo nzira,
abwirwa iby'inzira y'agakiza, abwirwa yuko agomba kugenda inzira ifunganye kandi igororotse itandukanye n'izindi, ariko kuko kumvira inama z'umuntu udashaka ibyanditswe byera byagarutse ko imibereho ye arashidikanya. Muri uko gushidikanya ahita ayoba inzira. Muri uko kuyoba inzira umutware we waramuremereye kuruta ukuntu byari bimeze mbere atari yava muri iyo nzira, niko banditse. Ni nako umuntu nashaka gukizwa n'imirimo ye, imbaraga yakagombye gukoresha cyangwa imbaraga yari afite zose zizamukamukamo, kuko ubutumwa bwiza ari imbaraga z'Imana zihesha uwizera gukizwa. Rero igihe umuntu atemeye izo mbaraga z'Imana zihesha uwizera gukizwa, aho bimugeza ni uko umutwaro umuremerera ukenda kumuturitsa. Ubundi hano ngo ubwo Mukristo yayobaga iranzira yumviye bwenge bw'isi, ndetse navuga n'umuhungu we wenda mvugo nziza, ngo uko yagendaga muri iyo nzira bari bamuyobeje, umutware we wakomeza kumuremerera. Bivuze ngo iyo dutaye inzira twari turi kujyamo, nimba waravuze urugendo rwa gikristo ugashaka kujya mu bindi, ntabwo ariho ibibazo byawe bikemuka, ahubwo bigenda birushaho kugira gute kwiyongera. Mbere twabonye yuko umuntu amanza guca muri mu isayo gahinda gasaze. Bivuze ngo ahantu umukristo yarahanyuze, ariko ageze imbere ayobwa n'uyu mugabo. Noneho umutwaro yari afite agiye muri iyo nzira arushaho kugira gute kuremererwa, ngo ndetse abona n'umusozi yari ari gucaho ugiye no kumubwira, ndetse abona n'umuriro. Bivuze ngo ibyo yari ari kubona byari birenze ndetse biri kwiyongera ku byo yari afite. Bivuze ngo rero twebwe nk'abakristo ntabwo tugomba kuzajya twumvira ibindi byo ku ruhande, mu gihe twafashe inzira ituyobora ariyo muzingo iki gitabo biriya baduhaye, aricyo tugomba gukurikira mpaka tugeze ahantu tugera ku musaraba. Barakoze cyane, kadukomeza ahangaha twumve ukuntu byakomeje. Baravuze ngo mubwirizabutumwa arongera aramubaza ati, si wowe nabonye uririra inyuma y'umudugudu wa rimbukiro? Mukristo aramusubiza ati, mutware ni njye. Mubwirizabutumwa ati, sinakuyobeye inzira ijya kuri rya rembo rito? Mukristo ati, mutware wayinyoboye. Mubwirizabutumwa ati, nuko rero ni iki cyatumye utareka kuyoba? None dore nturi mu nzira. Mukristo ati, maze kwambuka isayo gahinda gasaze nahuye n'umuntu, niwe wanyoheje kujya mu birorero biri imbere, ngo ndabonamo umugabo ubasha kunkuraho umutwaro wanjye. Mubwirizabutumwa ati, asate? Mukristo ati, yasaga n'umuntu mwiza, ambwira byinshi, bitinze nemera ibyo ambwiye, nza hano. Maze mbonye umusozi ubogamiye iyi nzira cyane ushaka kungwira, ndahagarara. Ngaho mugira ikintu muvuga. Urakoze cyane. Hano Mukristo yemeye yuko inzira yiciyemo nk'uko mubwirizabutumwa yari yayimubwiye, kandi ariko aravuga ati, nagize imbogamizi ko nkimara kwambuka isayo gahinda gasaze nahuye n'undi muntu arayinyobye. Ariko ikintu gitangaje hano umuvandimwe dusomeye ni uko ngo bitinze, bivuga ngo yakomeje kumutegera amatwi, bitinze birangira hari ikintu yanzuye. Bivuze ngo n'ibyo dutegera amatwi tugatindana nabyo dukwiriye kubyitaho, kuko iyo dutinze twumva ibintu bidadufitiye umumaro birangira bya bintu bitujyanye, kuko twe dutunzwe n'ibyo twakira, ibyo twumva, ibyo tureba, ibyo tuvuga, ibyo ngibyo nibyo duhinduka byo. Rero imbogamizi ya mbere uyu mugabo yagize cyangwa se uyu Mukristo yagize ni ugutinda yumva ibintu aza ko atari byo, kuko iyo utinze ikinyoma, iyo ugitindanye bijya birangira ukakizera nk'ukuri. Reka wenda nkiri hano mvuga akantu gato mpite nsoza. Mu matorero yacu, ndavuga amatorero agize isi, ntabwo ndi kuvuga itorero rimwe, ahubwo dufite amadini tubarizwamo menshi cyane. Akenshi usanga twigishwa amategeko 10, kandi iyo twamaze kuyafata mu mitwe yacu tugashobora kuyavuga neza rimwe ku rindi, birangira tubwiye ngo ko tugomba kujya mu mazi, kandi twamara kubatizwa tukabwirwa yuko tubyawe ubwa kabiri. Ahangaha niho Mukristo yerekejwe, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagombye kugenda. Rero niyo mpamvu
yavuze ngo naratinze nkomeje kubyumva mbyizera nk'ukuri nca mu nzira bambwiye. Mu by'ukuri tujye twitondera ibyo twumva, tubigerageresha ibyanditswe byera nk'uko abavandimwe bamaze kubivuga, nibyo bintu bizadufasha. N'ikindi kandi akiva mu mudugudu aho yabanje yataka, aho yari ari kurira niho yabonye mubwirizabutumwa amwegereye kugira ngo abashe kumufasha kumwereka inzira akwiriye kunyura. Nyamara iyi nama ntabwo yayumviye. Amaze kumva ikiganiro, amaze gutega amatwi umushukanyi nk'uko Adamu na Eva bateze, Eva yateze amatwi umushukanyi, kandi icyambere cyamuteye kugwa akajya guhereza n'umugabo we ku mbuto yari yariye, nuko yabanje gutega amatwi umushukanyi. Gutega amatwi ikintu cyose gishobora kutwanduza, ikintu cyose kibi, amagambo y'amanjwe, ibintu twumva, amavideo n'ibindi bitandukanye tureba, ibyo byose ni bituma wa mutwaro twari dufite twumva yuko hari ahandi dushobora kuwukirira atari hahandi twagagombaga kuwukirira. Niyo mpamvu rero mu kumvira iyi nama byamuzanye mu kaga, ariko nubwo byari bimeze bityo ntabwo yari ari kure cyane bituma Uwiteka tamwumva. Niyo mpamvu ikibwiriza cyarongeye kiratangwa. Ikibwiriza cyarongeye kiratangwa mu buryo bwiza bituma noneho yanzira atazongera kuyisubiramo. Akoze cyane. Arakoze. Ahangaha dukomeza baravuze ngo mubwirizabutumwa ati uwo muntu yakubwiye iki? Mukristo ati yambwiye kwihuta ngo nkurwe uyu mutwaro, nanjye nicyo nshaka. Nicyo gitumye njya kuri ririya rembo kugira ngo bambwirireyo ibyo ndi bukore kugira ngo ngere ahantu ho kuwukurirwaho. Ambwira yuko anyereka inzira nziza y'ubusamo itarimo ibyago nk'iyo wanyoboye, kandi ambwira ibyamwikirisha amategeko n'umwana we. Ndabyemera nteshwe inzira, none sinzi icyo ndi bukore. Komeza gatoya. Mubwirizabutumwa ati ba uhagazeho gato mbanze nkubwire amagambo y'Imana. Mukristo ahagarara atengurwa. Mubwirizabutumwa aramubwira ati mwirinde mutanga kumva iyivuga. Ubwo babandi batakize kuko banze kumva uwabahanuriye mu isi, twe tuzarushaho cyane kudakira niba dutera umugongo itubwira iri mu ijuru. Abayobora 12 umurongo wa 25. Kandi ati nasubira inyuma kandi ati nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Abayobora igice cya 10 umurongo wa 38. Maze abisobanura ati nawe urirukira mu byago, utangiye kwanga inama wagiriwe n'Imana isumba byose, ukura ikirenge cyawe mu nzira y'amahoro, usigazaho hato ukajya mu kaga ko kurimbuka iteka. Ahangaha katugira ikintu gito tuvugaho, noneho turata dusoma agasubi kamwe dusoze. Ikintu ngiye navuga ahangaha, nubwo Mukristo yari yayobye ntago Yesu yigeze amuva impande, ahubwo Yesu yakomeje kubana nawe, ndetse nubwo bwose yari yihebye nyine ko yagiye kure, ariko Yesu yaragarutse aramuhumuriza, aramubwira ati buretse nkubwira amagambo y'Imana. Noneho anamubwira ko yakoze ikosa ryo kuyoba, ko yifuje kujya guca mu nzira y'abantu bose bashobora kunyuramo, yirengagiza ya nzira yayobewe n'Imana. Kandi igitabo cya Bibiliya nicyo kitwereka inzira tugomba gucamo, ariko ibyo dusomye muri Bibiliya akenshi tubitera umugongo, tukumva yuko tutagomba kubikurikiza, ahubwo ko tugomba gukurikiza inzira abantu bose banyuramo. Niba tukavuga ati uriya ni umupasitoro, niba akurikiza aya mategeko ubwo nanjye kanyakurikize, cyangwa se ugasanga batwigisha ibintu by'amategeko akaba ari byo dushyira imbere, akubwira ngo tubabazwe n'umutwaro w'ibyaha dufite, ahubwo tukumva ko ngomba gukurikiza itegeko kugira wenda
mfite inshingano mu itorero hatazagira umuntu ubona nisha amategeko ubundi bikaba ibibazo cyangwa se akabona ko ntari inyangamugayo none ibyo ngibyo ukabikora ari wowe uri kubyikorera atari uko biturutse ku Mana. Rero ahangaha nubwo bimeze gutya ariko igihe cyose utarava mu mubiri igihe cyose imperuka itaragera uba ugifite amahirwe yo kongera kwihana. Wenda nanjye icyo navugaho ko hari isomo ngira ngo nsome ari naryo nyunganizi ikomeye cyane ku bijyanye no kwirengagiza ibyo twumvise maze tugategera amatwi abatubwira ibitagira umumaro nyamara mu ijambo ry'Imana hari ibigira umumaro bibasha kutwigisha ndetse no kudukomeza muri iki gihe cya none. Mu Baheburayo igice cya mbere Abaheburayo igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise Imana n'abamwumvise Imana ifatanyije nabo guhamya ihamisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko Imana ishaka. Aha hari amagambo akomeye cyane. Hari agakiza kahishuwe mu ijambo ry'Imana kukirengagiza ni ukujya mu irimbukiro nka Mukristo, ariko kugashikamaho tukita ku byo twumvise kandi tukabigira ibyacu. Buri muntu akagira agakiza yumvishe amagambo yumvishe y'ijambo ry'Imana akayagira ye, niwo mugabane niyo ngingo ikomeye cyane dukeneye kumva ndetse tukayitaho kugira ngo ubuntu bw'Imana burusheho guhama mu mitima yacu. Ikintu gitoya Ngabo ahitaza Rimbonya yaragiye kuvuga nuko ikintu gitoya nanjye nshaka kuvuga hano ni iki ngiki. Impamvu mubona duhangana n'amategeko cyane tukarwana intambara yo kugira ngo tuyubahirize bikanga, dukwiriye gusobanukirwa impamvu imwe nuko tuba tutarakurwaho umutwaro. Abisirayeli ntabwo bigeze bahabwa amategeko bakiri mu Egiputa, kuko ububata bari bamaze mu igihe ntibwashoboraga kubemera kumvira amategeko nk'uko Imana yabishakaga. Ariko kimara kwambuka inyanja itukura ihwanye no kubabarirwa ibyaha cyangwa se ihwanye no gutsindishirizwa, nibwo babwiwe amategeko ko Egiputa bari bamaze kuyisiga. Uyu munsi wa none rero ikibazo ahantu giherereye nta handi. Abantu benshi mu madini bari kwigishwa ko bashobora gutunganya imico yabo, kandi ntabwo bishobora ko twayitunganya binyuze mu mategeko igihe nyiri amategeko atari mu bugingo bwacu. Niyo mpamvu rero inyunganizi yanjye kuri iyi ngingo nuko abantu bakwiriye gusoma uyu muzingo twahawe ari wo Bibiliya, tukabanza tukamenya ngo ni iki nakora kugira ngo ubugingo bwanjye bukire, ni iki Kristo ampamagarira gukora. Noneho wasoza icyo, Kristo we yaratubwiye ngo nzayandika mu mitima yabo. Kristo nayandika mu mitima yacu bizatworohera, ariko igihe atarayandika rwose bavandimwe mureke kujya ku musozi Sinayi, hari urupfu gusa, ariko tubanze i Karuvari, Kristo azatuyobora tugeze kuri Sinayi. Amen. Imana ishimwe. Muri Yesaya 52 ku murongo wa 7 niho handitswe ngo 52 erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Mubwiriza butumwa yayoboye Mukristo inzira akwiriye gucamo, ariko mu by'ukuri yahuye na bwenge bw'isi ararangara nk'uko byagenze kuri Eva. Kubera ko igihe Eva ngo yaganiraga na Satani ahubwira ngo ni ukuri koko acyumva iryo jambo kuko kuba yarahindukire ngo agasubira mu nzira, ariko ngo akanya yatakaje ari kumwe nawe kwa kumva kwatumye afata imyanzuro kugeza n'ubwo n'itunda yaririye. Kandi natwe tuboneka ijambo ry'Imana tubwira mu Roma igice cya 17 ngo dore kwizera tugweshwa no kumva ngo no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Uru rugendo
iri jambo ni ryo muyobozi. Natwe rero dukwiriye gutekereza kumenya ibyo turi gutindaho, ibyo turi kumva muri iki gihe. Ese nkwiriye kunyurwa n'ibyo ndi kwigishwa n'umuntu gusa, nangwa nkwiriye no kugenzura n'ibyo ijambo ry'Imana rimbwira? Ijambo ry'Imana ritugira inama riti nimube nk'abiberoya bagenzuraga ibyanditswe nubwo babyigishwaga n'abantu babanye na Kristo. Urugendo tuzarusoza nitwizera iby'iri jambo. Aho ubundi kureba amategeko, iyo tubonye amategeko adushinja gupfa, haboneka ubuntu hakaboneka ubugingo buhoraho. Imana yacu yabikiwe. Barakoze cyane, kadukomereza kuri aka gasubi. Nabo baravuze ngo uwo mwanya Mukristo amwikubita imbere nk'upfuye, arataka ati mbonye ishyano ndapfuye. Umubwirizabutumwa abibonye amufata ukuboko kw'iburyo aramubwira ati abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi. Matayo 12:31. Kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. Yohana 20:27. Mukristo asubiza umutima mu nda ho hato, arabyuka amuhagarara imbere, aratengurwa nka mbere. Aha rero ari naho dusoreza. Tubonye ko nubwo byagenze gutyo, Mukristo we yahise amenya ikosa yakoze, arangije nyine yongera gusubira imbere y'Imana, arongera arataka. Natwe rero iki gitabo turi kukiga kugira nyine turebe urugendo rwacu rwa Kristo ahantu rugeze. Natwe niba twumvisha aha ngaha, ikintu dufite gukora ni ugusubira imbere ya Kristo tukamutakira, kuko niwe uzi imitima yacu, niwe uzadushoboza nyine gukomeza mu rugendo. Rero kadusebe buri muntu wese kugera ahantu tugeze yisuzume, utazasanga uri mu itorero nyamara wararizimiriyemo kandi wibwira yuko uzajya mu ijuru. Kadusoreza aha ngaha rero, ubwo tuzakomeza ubutaha. Kadusoze n'indirimbo y'101. Noneho turahita dusaba Ngabo nawe adusengere dusoze. Yesu araguhamagara none, arakwifuza uyu munsi. Niki gituma wanga kwitaba ukayobagurika? Uyu munsi Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Yesu arahamagara abarushe ngo abaruhure uyu munsi. Umwikoreze umutwaro wawe, ntazagushora icucu. Uyu munsi none, uyu munsi none, Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Yesu aragutegereje none, musange none uyu munsi. Zana ibyaha byawe ubyicujije, ngwino witindiganya. Uyu munsi none, uyu munsi none, Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Yesu arakwinginga wumva ijwi rye, mwumvire none uyu munsi. Abamwiringira bazishima, haguruka umusange. Uyu munsi none, uyu munsi none, Yesu araguhamagara
dusenge. Amen. Uwiteka mutanga ubugingo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimiye yuko dukunda kubw'urukundo rwawe waduhaye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze twitangire uhabwe icyubahiro. None turasaba cyane kugira ngo twe kuzaba abacirwaho iteka, duciriweho iteka nuko twabonye umucyo ariko tugahitamo umwijima. Uwiteka uturinde, kandi ubwo utuyobora muri uru rugendo tubonye yuko inzira ari uko twakwishingikiriza ku jambo. Tuzi yuko ijambo rihwanye nawe, uduhereze kukwishingikiriza. Ubuntu bwawe n'amahoro utanga bibane natwe kandi bibane n'abazakurikira, mu izina rya Yesu. Amen.